Alright, reka nongere mbasuhuze mbifurize kumererwa neza cyane mwe mudukunda mukadukurikirana buri munsi kuri YouTube channel yacu ni Rutamu Talk Zone TV iwabo w'abasportif. Reka nizere ko buri kimwe cyose ari ankoreli hano dukurikirana umunsi ku munsi mutegereje kumenya ese niki breaking news, amakuru agiye atandukanye arimo kugenda agaragaza kuri uyu munsi. Mu mikino dufite byinshi bigiye bitandukanye tyo kugenda tukuganiriza kuri aya masaha, tugenda twenjoyinga cyane. Dufite ingingo zigera kuri ebyiri, ni ingingo zigera kuri ebyiri abantu benshi ndakeka nta makuru ahagije mu bifiteho, ariyo mpamvu nifuje kongera kwicara kugira ngo mbiganize abantu neza, nta muntu n'umwe duhutaje. Ndashaka kugira ngo tugende neza mu murongo dukwiriye kuba tugendamo. Ingingo ya mbere, uwitwa Nsabimana Aimable muri ekipe ya Rayon Sport byagaragaye harimo ibyo atari kumvikana n'abatoza ba ekipe ya Rayon mu myitozo, ariko amakuru yihishe inyuma y'ibyo byose ntabwo Nsabimana Aimable ashaka gukinira ekipe ya Rayon Sport muri sezi igiye kuza. Ese aya makuru aturutse hehe? Source zivuye hehe? Tugiye kuza tubyinjiramo neza cyane tumenye impamvu Nsabimana Aimable adashaka gukinira ekipe ya Rayon Sport, ahubwo akaba ashaka kwishugwa ibyo byose akanahabwa release letter agasohoka muri ekipe ya Rayon Sport. Hari abihishe inyuma y'icyo kintu banamugira inama bavuga bati ibyo ukora nibyo. Tugiye kuza tubyinjiramo neza cyane turebe igihombo gikomeye ekipe ya Rayon Sport igiye guhura nacyo muri iyi deal cyangwa se muri iyi saga ya Nsabimana Aimable. Icyo ngicyo ni kimwe. Ikindi kintu cya kabiri, tugiye kongera twicara neza tuganire kuri ekipe ya APR Football Club. Twinjiye turamenaza turavuga tuti ese Nicolas Sebwato niwe muzamu ekipe ya APR igiye kugura? Tubaza muri Mukura hari ibyo batubwiye, it's a breaking news. No muri ekipe ya APR hari ibyo batubwiye, ariko source ziriho nonaha ntabwo uwitwa Nicolas Sebwato ari mu Rwanda. Ese katari mu Rwanda ko ekipe ya APR iramushaka? It's a breaking news. Ndagira ngo uyu munsi tuganire dutuje neza cyane, kuko na makuru aremereye aba yatuvunye kuyashaka monami. Izo ngingo ebyiri tugiye kuzisasanura, ariko ndaza kuzisasanura ndi kumwe nawe. Wowe udukunda wakanze kuri subscribe ugakora share na comment mu magroup agiye atandukanye, ni iby'agaciro gakomeye cyane, Imana iguha umugisha. Ariko nawe utarakora subscribe ni iby'agaciro kugira ngo ureke kwinangira imitima ukore kuri subscribe, byibura tuzamuke tugeze ku 2,000. Ndashimira abantu mwese mwakanzeho, ni iby'agaciro keza, hari icyo mwakoze kidasanzwe. Ariko nawe utarakanda kuri subscribe, uyu ni umwanya mwiza cyane wo kugira ngo ukoreho, hanyuma twinjirane mu ngamba tumeze neza cyane. It's a breaking news. Reka duhere kuri saga cyangwa se kuri deal ya Nicolas Sebwato muri ekipe ya APR Football Club. Turatangira ku munsi w'ejo. Ejo twakoze live, abantu batayikurikiranye basubiye inyuma bakareba ikiganiro twakoze ku munsi w'ejo. Twongeye kubiganiraho tubivugaho neza cyane. Dutanga operation kuva ekipe ya Mukura ibuze mu myitozo kugeza ku makuru yo kuvuga ko yamaze kumvikana ekipe ya APR Football Club. Ndaza kongera mbicemo neza kugira ninjire ku makuru yagaragaye kuri uyu munsi kuri Sebwato Nicolas, ndetse na reaction yo kubagabo bahari yihuye muri ekipe ya Mukura Victory Sport. Ni package remereye utapfa kumvira ahandi usibye hano kuri Rutamu Talk Zone TV. So ndagushimiye. Wakwibaza ngo iyi operation cyangwa se ibi byatangiye bite? Ibyahishwa abanyabwenge bigiye guhushurirwa abaciye bugufi. Ibyahisha abanyabwenge bigiye guhushurirwa bande? Abaciye bugufi. Ku munsi w'ejo mu masaha y'isa 8, ubwo bisi ijyana bakibamukura mu myitozo
yari irimo igena mu mujyi wa Huye, irimo itora abakinnyi ba Mukura berekeza kuri stade aho bakorera imyitozo. Muzi ko stade Huye ifunze. Bageze kuri Nicolas Sebwato basanga nta uhari ndetse na telefone ye ntiri kugaragara. Baravuga bati byagenze bite kugeza naho umutoza Canisius yatangije imyitozo Sebwato atarahagera. Tukiri aho ngaho, amasezerano ya Sebwato aravuga iki? Tugendeye ku makuru twakuye Huye, amakuru ya Sebwato aravuga ko yari yasoje amasezerano y'imyaka 3 yari yasinye equipe ya Rayon yararangiye. Igiseze kimara kwenye mu kwezi kwa gatanu bari bamaze gufunga imikoranire. Ariko haza kuzamo deal equipe ya Rayon iri kwifuza umutoza Rotifi, yaranamuhaye icyizere ko nagira muri equipe ya Rayon Sport azamukenera. Kumara kuhagera, ubuyobozi bwa Rayon ntibwumvikana ku biciro n'uwitwa Nicolas Sebwato na management ye, bamuvaho basinyisha abandi. Ngira ngo scenario mwagiye muyibona. Equipe ya Polisi nayo imwimakazi, ari equipe ya kabiri yifuza kuba yakwerekezamo. Yari afite ibitekerezo bijya kumera neza nk'ibya Pavel Nzira, wari umaze kuva muri equipe ya APR asoje amasezerano. Ariko Polisi yongera amasezerano Onesme, bana bagabo babura iki babura akazi, arabamvu witwa Pavel bari muri equipe ya Rayon. Hanyuma haza kuba kuzinga ibikapu kwa Nicolas Sebwato, asubira Huye kunegosia, bagirana agreement verbal imbanziza amasezerano ko equipe ya Mukura izamusinyisha, niko gutangira imyitozo muri equipe ya Mukura Victory Sport. Ayo ni amakuru baduhaye, ariko nge narinzi neza ko yasinye umwaka umwe muri equipe ya Mukura. Ahubwo bambwira ko abeho negotiation no gushaka amafaranga n'iki bari barabyumvikanye, ariko batarashira umukono ku masezerano ari muri equipe ya Mukura. Ariko hari ibintu byabaye bituma go bakora muri equipe ya Mukura Victory Sport, akabakinira sezo kuko babyumvikanye. Ku munsi w'ejo rero hahise hatutuma amakuru avuga ko ikipe ya APR iri kwifuza Nicolas Sebwato kumujyana mu gihugu cya Tanzania mu mikino ya Sekafa. Nyuma y'imikino itari myiza, ikipe ya APR bagize mu mikino barimo inkera y'abahizi, performance yari hasi, ndetse n'uwo muzamu tutari gukunda, tutari kwemera ko ari kwitwara. Baravuga bati ntabwo ari kwitwara neza, ariko equipe nationale yamuhamagaye, bivuze dusigaranye abanyezamu bangahe? Abanyezamu babiri. Baravuga bati rero reka tujye kwa Mukura twumvikana Nicolas Sebwato, nitwumvikana tumuha amasezerano aze kudusinyira adukinire. Nuko deal yari imeze. Uyu munsi rero kimwe mu byabaye haje kubaho kuvugisha ubuyobozi bwa APR. Ese koko murashaka Nicolas Sebwato? Nanga hari iyindi mpamvu ibyisha inyuma, Sebwato ntabwo umukeneye. Muri APR bakubwira ko abazamu bahari bafitiwe icyizere 100% ko bagomba gukina igiseze giye kuza. Aho ngo ni amakuru twahawe n'abantu muri equipe ya APR imbere muri staff. Ariko nyuma y'ibyo byose turasubiza amaso inyuma tuvuga tuti ese ubundi equipe ya APR muri transfer yitwara ite? Ntabwo tuzi equipe ya APR ishira ibintu byo kukarubanda, ahubwo twabonaga yasinyishije. Ngira ngo n'abakinnyi bose baza niko byagenze, barasinya hanyuma bakaza kwerekwana nyuma, nyamara hari breaking news cyangwa se rumors zabayeho. So no muri equipe ya APR ntabwo bemera ko uwitwa Sebwato agomba kubakinira muri sezo, ariko byo turabyirengagiza twinjire mu makuru. No muri equipe ya APR harimo iki? Muri equipe ya APR ikintu kirimo nge mpagazeho nyuma ya performance itari nziza cyane kuri match ya Polisi, scouting ya APR mu mikino ya kimwe cya kane kirangiza bagiye mu gihugu cya Tanzania, Kenya na Uganda, bagiye gushakayo abakinyi bake bo kongera muri equipe ya APR mu gihe byaramuka bibaye ngombwa. Ari mpamvu ikipe ya APR yakoze test cyangwa se gushiraho inkera y'abahizi, n'uburyo bwo kugira ngo barebe ko mu byukuri equipe afite ya compete. Ibyo byose turabivuga murabimenya. Ariko byo byose bimaze kurangira,
Niki cyabaye? Ikintu cyabaye nuko ikipe ya APR ese yinjira muri dosiye ya Nicolas Sebwato. Makuru dufite nuko Nicolas Sebwato agomba kuzakinira ikipe ya APR mu mikino ya Sekafa. Kimwe mu bimeze nka test azakoreshwa, bimeze nka test, ariko nibabona performance iri hejuru nka ekipe ijya gukina na Pyramide, azahabwa iki? Amasezerano y'umwaka umwe akinira ekipe ya APR muri gisezo. So muraza kutubwira nk'abafana b'ikipe ya APR Football Club muri comment, hanyuma tuze kubihuriza hamwe n'ibihari n'ibyo twakabaye twifuza. Nje opinion yanjye ntabwo nemera Sebwato. Sebwato ni umuzamu mwiza ariko APR experience, nta experience afite, ni umuzamu mwiza ariko usanzwe. Nibyo hari uwavuga ngo yabaye umuzamu mwiza wa sezo, ariko tubyibukanye neza ari mu bazamu byibura ntari muri batanu batsinzwe ibitego bike muri shampiyona umwaka ushize. Yatsinzwe ibitego byinshi, sibyo? Kandi abazamu bakomeye hari abantu bagiye bakora clean sheet bagakipinga match. Twabonye nka Kadimende yayo cyangwa se Wipavere Nzira, iyo baza kugira amahirwe yo gukina iyi shampiyona yose bakayirangiza, mpamya ko bari rero bagomba kuba abazamu ba sezo, ahubwo bakobamo umwe bagendeye ku igikombe cya shampiyona akaba yo muzamu wa sezo. Ariko ibyo byose ntabwo byabayeho, ahubwo kubera ko baje kureka kugwakiri kare cyane, Nicolas Sebwato yaje guhabwa izo chances au muzamu wa mbere. Ariko nanone tugendeye ku byo ikipe ya APR ishaka, icyifuzo ishaka, yagakwiye kubanza kumenya profile, ese ubundi umuzamu afasha iki club. Icyo kintu nakunze kukivuga mu biganiro byose. Uzabanze ucunge ama ekipe yose asa nakomeye, nta ekipe ku isi ikomeye itagira umuzamu. Iyo ekipe ntayo nzi. Mu gihe cyose rero ekipe itari yumva neza ko imitoreze ya ekipe yakabaye shigwamo imbaraga, ariko bihereye kuri individu cyangwa se abakinyi squad player, ibyo batanga mu kibuga, biragoye cyane ko wagira ekipe ikomeye idafite umuzamu ukomeye. Ibyo ngiye nta hantu byabaye penye, nta hantu mbizi. So gore kuri ekipe ya APR nibyo byose birimo kugenda bivugwa, cyane cyane isoko byo birasa naho mu by'ukuri bikomeje kugenda bipendinga cyane. Twaye tubiganiraho nyuma y'uko bitwaye kuri cyane kuri match ya Police batsindwa ibitego bitatu, harimo amakosa akomeye cyane y'umuzamu. Scouting ya APR harimo bajya mu gihugu cya Tanzania na Uganda gukurikiranayo abakinyi bashobora kuba ari talent zidasanzwe baza kujoininga ekipe ya APR Football Club. Nuko bimeze, ariko andi makuru twababwira nuko ekipe ya APR hari abakinyi bayo bagomba kwegeza mu ekipe nationale yatandukanye. Kuri uyu mwaka ho nabonye hari benshi babonye collapse yo kureba nka Dennis Omedi ndetse na Kim Kiwanuka, na Ronald Sekigande na Dennis Omedi. No babonye collapse muri ekipe ya Uganda. Hanyuma kandi Memeri Dauna yabonye collapse ndetse n'uwitwa Madusi mu ikipe y'igihugu ya Mauritania, ubwo kwitabira campaign y'igikombe cy'isi ina 2026 muri Mexico ndetse na Canada. Tugomba kugira mu kwezi kwa mbere twamaze kumenya ama ekipe yabonye tike yo kujya mu gikombe cy'isi. Urumva ko rero ibintu bigeze ahantu bikomeye cyane, ama ekipe yose arimo gushiramo imbaraga kugira ngo arebe ko yazabona iyi qualification. Ibindi byose ni ugutegura igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Nabonye ekipe ya APR nkuko byatangajwe igomba kuzaguruka ku itariki 30, hazaba ari ku cyumweru, berekeza hariya mu gihugu cya Tanzania Dar es Salaam, aho imikino izabera n'igikombe uwitwa Taleb agomba gutwara. Uko byagenda kose kugiye kureba ama ekipe akomeye cyane banahanganye umwaka ushize ntayarimo, cyo gice ni kimwe. Kiri kintu cya kabiri n'ama ekipe nayo azaba afite abakinyi ma ekipe nationale, si APR gusa, sibyo? Ubwo rero ekipe ya APR ntagihiritse kureba amateka twara igikombe igikuye hanze. Hari ikindi kintu byakongera abafana b'ikipe ya APR Football Club, kuko abantu mwibuke ko umwaka ushize twageze mu kwezi hafi kwa 12 tuvuga tuti Darikonovic amaze kugera kuri finali 4 atsindwa, ariko byibura izo finali yabaga yazikinye, wenda agatsindwa ku maherere kuri za penalty uyatazi, ariko yabaga yazikinye. Kuri APR rero na Taleb muri rusange
wowe gukomeza gutsindwa utanabaye finalist byakomeza gushira akazi kawe mu kaga. Kandi nakubwiye ko nimba ikintu ugomba kwirinda cya mbere, ugomba kwirinda kwibazwaho n'abantu, kuko niwemera ko abantu bakwibazaho uzaba uri kwishira muri critique, uzaba uri kwishira mu bibazo. Niyo mpamvu icyiza nuko wabikora hakiri kare kandi bizatanga umusaruro. Icyo ngicyo kikaba icya kabiri. So kipe ya APR ntago twabivugaho byinshi, ubwo reka turindire turebe ko Sebwato yinjira cyangwa se undi muzamu from nowhere. Birashoboka cyane kuko ntabwo Pierre azapfa gukomeza muri ekipe ya APR Football Club nk'umuzamu wa mbere. Icyo gihe sinzi byaba bisobanuye ko hari ibindi bintu biri inyuma, ariko nge nanone ntabwo ndi ku ruhande rwemera ko Sebwato ari wakwiye kubaza muri ekipe ya APR. Tuzayifatira umwanya nabwo tubiganire, tubibwire abantu nuko tubyumva, kuko Sebwato ari mu bazamu batakoze ibintu bidasanzwe muri sezi ishize. Wenda yatanze amasista nagira ate Manzera atsinze n'igitego nimba nibuka neza, ariko sofa mu buryo bw'umuzamu karite ekipe ya APR ikeneye, muzamu wagufasha kwerimina ikipe ikomeye irazi kakwempoza match kuva ku munota wa mbere kujya ku nyuma, ariko umuzamu akaza akora save akagutabara, mwaje muri za penalty akagutabara. Hari abantu benshi bagiye babikora, mwagiye mubara abantu nka Thibaut Courtois, abantu nka Donnarumma, agafasha ekipe gutwara igikombe kandi gikomeye. So na APR rero nayo igomba kumenya ko buriya piramide ni ekipe mwakina bigakunda. Seriously, ntago ari ekipe iragira fan base nini, ntago ari ekipe iragira ijambo rihambaye cyane muri kafu, bitandukanye na Mamelodi cyangwa se ekipe yarashire. Uko buriya arahiriyo unashaka kwisezerera bahita bavuga bati arahiri ni genda, hari fan base turi butakaze Spotify cyangwa se abatera nkunga, kubera ko arahiri ni ekipe ikomeye cyane ku isi abantu bose barayizi. Mamelodi ni genda, hari icyo turi buza gutakaza, ariko byibura hari ibyakwihanganirwa mu gihe ekipe ya piramide yaramuka isezerewe na APR. Byose byashoboka cyane. So bisaba gutegura cyane, ariko kanagira abakinnyi bakomeye. Icyo kintu bakakibuka, abakinnyi bakomeye barakonta cyane, barafasha mu kwerimina ekipe. Bashobora kuba badafite amateka aremereye, ariko ari abakinnyi beza kandi bakomeye b'intorano bafite imbaraga, bijya bikunda gukunda. So ndagusaba ko subscribe nkuko bisanzwe, nimba utarakandaho kugira ngo dukomeze kugenda tuzamukana 5 kuri 5. Ye kwinjira muri murera mure kuri miriro, mitima kabisa igende cicikana cyane tubibone. Muri ekipe ya Rayon Sport nenshagura kuri breaking news y'umugabo Youssou Diange na Falunganye bari mu gihugu cya Senegal. Byari biteganyijwe ko ku munsi w'ejo ku isa 10 z'umugoroba ari bwo bagomba kugera i Kanombe. Makuru twabe dufite, ariko uyu munsi ntago baragera hano mu Rwanda, binavuga ko bagomba kuzahajya gutariki ya mbere z'ukwezi kwa 9. So mu by'ukuri nge nshaka kwigistuza inkuru y'abano bagabo ngiye kuyivaho pe. Inkuru y'abano bagabo ngiye kuyivaho kuko biragaragara ko ntabwo bisobanutse neza. Hari amakuru ekipe ya Sport guhereza, nkeka ko studio na management n'aba professionnel bazi ikintu bashaka mu mupira. Ntabwo numva ko kutaza mu kazi zaba ari zo nyungu bari kwitura ekipe ya Rayon Sport. Oya, kuko bakeneye gukina, bakeneye kuzamurirwa imishahara, bakina andi masezerano. Iyo ndeka tubwira ko abantu bagomba kuza. So ngiye mu by'ukuri ndidekaraye, ntabwo ibi bintu bya Youssou Diange na Omar na Falunganye ntabwo nzongera kubyinjiramo pe, kuko biragaragara ko harimo amacenga tutazi. Hari amacenga arimo tutazi bashaka kugaragaza, ariko byose bizarangira bigaragaye. Icyo ngicyo kikaba kigiye ku ruhande. Dossier y'umugabo witwa Nsabimana Aimable muri ekipe ya Rayon Sport ihagaze ite? Abafana ba Rayon ni kimwayimenyaho. Twakuriye amakuru tunavugisha nyir'ubwite nubwo atashatse kubishira ku karubanda, byose ngabitanga tunamukotinge, ariko Nsabimana Aimable ntabwo agikeneye gukinira ekipe ya Rayon Sport. Nibyo turavuga tuti Rayon Sport aramukeneye muri defense, n'ubuyobozi nabo bukinangira imitima, ariko umutima Nsabimana Aimable wamaze gusohoka muri ekipe ya Rayon, ari nayo muri kubona akenshi mu myitozo arimo kugenda akorogana.
Nsabimana Aimable arashaka guca bugufi kugira ngo ikipe ya Rayon Sports imuhe miliyoni 11 bamubereyemo, harimo rekritoma y'amezi harimo rekritoma ya miliyoni 5 ndetse n'imishahara y'amezi 6 kuko muzi ko ahembwaga miliyoni 1 y'amanyarwanda. Murabyibuka uyu mugabo impamvu y'amafaranga yose yishyuza yavuye mu ikipe ya Rayon mu kwezi kwa 4, murabyibuka bakimara gukunganya n'ikipe ya Marine bagasa n'abatakaje igikombe cya shampiyona. Icyo gihe ikipe ya Rayon yari ibereyemo abakozi bayo imishahara y'amezi 3 batarahembwa. Muzi ko bahawe udufaranga dukeya kuri mu kintu kimwe cya kabiri kirangiza bajya guha n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Bimaze kurangira Nsabimana Aimable ubwo yasohotse muri ekipe kuko byashinjwaga we n'akadimende yaye birimo no gufata ruswa, birimo no kugambanira ekipe. Perezida wa Rayon arakara cyane aramuhagarika buryo budasanzwe. Ariko icyo gihe ntabwo Nsabimana Aimable hari akabaho gusesa amasezerano, ahubwo yakomeje kugira ute, yakomeje kwandikirwa amafaranga ye. Bivuze ngo ntabwo yari mu kazi ka ekipe ya Rayon, ariko amafaranga yarayakiraga cyangwa se kuri konte byasonaga ko hari ideni ekipe ya Sport imubereyemo n'ubwo itamwishyuraga. Kuva mu kwa 4 kugera mu kwa 6 harimo amezi 3, akongera agasanga yandi 3 akaba amezi 6. Bivuze Nsabimana Aimable ari mu kuri anashaka yajyana ekipe ya Rayon mu nkiko. Amakuru rero ahari yinginze ekipe ya Rayon biranga, agezeho arazinukwa, nawe ntago yikeneye gukinira ekipe ya Rayon Sport. Icyo niko kuri makuru tumukuraho na management ye, ahubwo ngo hari ama ekipe akomeje kugenda amwifuza, harimo nayo muri Arabia Saudite. Ipfundo rero ni iri witwa Tade na Rayon bo baravuga bati turaguhereza release leta nta kibazo ube wagenda, ariko wibuke ko ukidufitiye iki amasezerano. Kugira ngo ubone release leta ugomba kuzana ekipe akaba ari twebwe tuvugana nayo. Nsabimana Aimable yari ibintu byamubayeho akavuga ngo oya ntibikunda, mwanya atagaciro, murambeshyira ngo nafashe ruswa, nta ekipe nzana ahubwo ni mu ibyanjye nigendere. Ubu rero hakirimo gucengana, tuzareba ukuntu bizagenda, ariko mu by'ukuri ntabwo ibintu byoroshe. Nuko bihagaze, Nsabimana Aimable arashaka gusohoka muri ekipe ya Rayon Sport akajya gushakira ubuzima ahandi. Ibyo ngibyo niko bihagaze neza cyane. Ubwo tuzamenya ukuntu bizagenda mu minsi iri imbere, birimo kugenda bizenguruka muri ubwo buryo, ariko bareyo Nsabimana Aimable mu mwibagirwe ntabwo azabakinira muri sezo igiye kuza. Is that true? Ntabwo azabakinira. Ikijanye n'abakinyi nacyo kirakomeje. Ntabwo turamuri ikigwano bagomba kuza. Muzi ko witwa Paul Muvunyi yemeye abakinyi bagera kuri bangahe, abakinyi bagera kuri 2, harimo nimero 6 na nimero 1 na nimero 10 mwataka. Abo bose ntabwo turabona breaking news zabo, ariko turashaka kujya gusura mu nzu tukabiganiza neza, tukareba kuntu gahunda azimeze, tukaza tubemfuma. Goreka nizere ko buri muntu wese ameze neza cyane. Mbashimira mwe twabanye, mukore subscribe, share na comment mu group agiye atandukanye kugira ngo ujye mubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Champion igiye gutangira impinduka hano kuri Rutamutoke Zone TV, byose bagenda mubimenya. Ubwo ni mukande subscribe kugira ngo muzakurikirane byinshi, haba ibiganiro dukora live zitandukanye, tugenda tuganira muri rusange, ibintu bikagenda neza cyane.